Yes, komeza ugubwe neza kandi ukomeze umere neza. Nizere kuri amahoro natwe tumeze fresh. Ngiye kuganira n'umwe mu bakinnyi ba filime yitwa Sinamenye. Umwita Dede. Nibyo ra. Kuseka senga. Basi wivuga Dede. Mvuge ngiki Adedi. Adede. Adede. Yeah. Vuga ngo ni Adede. Adede. Yeah. Nizere kumeze neza. Yeah. Fresheri ni zose. Nakibazo. Ngaho twakitingire nk'akantu gatoya muri Sinamenye turebe. Sheri. Karame. Kandi nawe urabizi. Isiko ntakubangikanya. Yego. Ubwo rero numvaga ashaka yuko twakwicara tukaganira ku rukundo rwacu twumva ibintu bijya mbere. Cyokoze uri romantique koko. Uzi ko ushoboye gukundana? Buryo. Gukundana natangiye gukundana. Urumva atari rwo dukora urundi basi. Twagiye tugiye gukora urundi rukundo. Tugenda. Ndari kugera ndagaragara mwa. Kundi nosa basi nyine tu. Kundi nosa ni ikundiro. Twagiye. Kazo shamba gukunda. Nubwo mbona urukundo rwawe rusa nk'ugenda gakeya. Ukunda gukunda. Cyakungaragariza urukundo. Rugaragara neza. Mbona uri kumbeshya. Nubwo ngaragaraza ko umugabo. Kugenda bibona kutamwumva neza. Kubibona kuri kunca ku ruhande. Gusa aricyo ushaka ko tuganira. Ushaka ko tuganira kuri ubu rukundo tugapanga umubano wacu tukamenya ikijya mbere hagati y'umubano wacu. Adede watangiye kujya mu mwuga wa filime ryari? Mbere yuko ngira ngo mvuge igihe natangiye kujya mu mwuga wa filime narayikundaga filime akunda kuzireba kenshi na kenshi. Yego. Nkumva mbese nzaba umukinnyi wa filime. Mvuga nta kindi kintu ngomba gukora atari filime. Yego. Gusa naje kujya ngira imbogamizi simbona uko mbasha gukina filime simbone aho mpurira yenda n'abakinnyi n'abatuma yenda mbasha nanjye kugira ngo nkine filime. Ariko natangiye 2021 nkora amakomedi. Yego. Amakomedi ariko ari atavuga. Eyo kuyanga za TikTok ni iki? Yego. Ndabikora twaje guhura na Inosa. Muri 2023. Yego. Ntabwo ari kera ni ukwezi kwa karindwi. Ya, kwa karindwi mwakugeze muratubeshye ni 2022. Ndibagiwe. Ni 2027. Yego. 2023. Mu kwa karindwi tutarakugeramo. Ni nko mu kwa gatatu. Kwezi kwa gatatu. Mbaje kuno uri kubyemera ngaho nari mari mu kwezi kwa kabiri. Yego. Nibwo mwahuye. Na Inosa bitangira dukorana. Kugeza na none turi gukorana. Yego. Muri Sinamenye uyu munsi urimo uri gukora. Yego. Ni iki donc wiyumvamo iyo uri gukina filime muri wowe uba wiyumva uti? Banumva ari ibintu bishimishije cyane. Banumva nageze mu yindi si. Ariko ngo ba director ngo bajya bababwira ngo mubaha kunoza kwituna. Ngo bajya babitubwira. Ubwo nuhura nabo ko hari igihe uzahura nabo. Kandi ubona kuri igikobwa cyiza. Uzariba z'ababasoromye. Ariko aba bagasoroma nkurikije uko wabigiye kuvuga. Ntabwo nabaherezaho. Umuntu yaye uko abitwara nyine. Ntabwo wabaherezaho. Ya, utangira kujya muri filime ese ubundi niziye mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi nahuye nazo urebye ubwo
ntabwo bari bakunze ko mbijyamo noneho nabaka nk'uruhushya mbijyemo ugasanga nyine ntabwo babikunze ubundi byabaga ngombwa ko mbabeshya arabwira ati narwara nyine nkareba nkajya mu buriri akambwira ati byuka ujye kwa muganga nkabyukaho kugira ngo njye kwa muganga nkahita nigera kwa inosa. ayiwe ubu se barabimenye ko ikina cyane ntabwo barabimenye ariko ntabwo ari bose urebye mama na papa ntabwo barabimenye ariko abavandimwe banjye barabizi hanyuma bambwira ati courage abandi nyine ugasanga ntabwo tubikunze cyane ariko nyine gerageza. yego niki wabwira abantu babakunda babakurikira umunsi ku munsi? Abantu badukurikira umunsi ku munsi nagira ngo mbabwire ko ibintu biracyari imbere kandi bikomeye cyane. Guti wagiye uhura n'intambara nyinshi muri filime ariko uyu munsi urugendo rwayo ruracyakomeje. Ruracyakomeje. Urebye biri kugenda bigabanuka. Nujye ubona abantu benshi baguhamagara bari kugutereta? Oya, ahubwo turi imbogamizi nahuye nayo. Abantu twajyaga dukundana yenda navuga nk'umushere narifite yaranyanze. Akwangira iki? Yaranyanze ngo ndasomana. Muri filime? Nyine na yahise afuha? yarafuye. Ase wamugana bira ntabwo byakugiraho ingaruka nko mu buzima busanzwe? Ngo niba uri kubikora nyuma yo gukora biriya nyuma y'uko uri gushutinga birashira tubyikuramo kumva yuko nyine bitigeze binabaho. Uwo wabikoreye bitamuvuyemo agakurikirana yasomye akumva ni fresh akabatisha byanze bikunze ndakurikirana paka. Ngo iyo tugeze hanze turegerana mugakoze byose byabaye nyine na wanyu pesa arabizi nta mpamvu yo kujya kumugira inama gusa turabiganiraho ariko nta mpamvu yo kumugira inama. Nyeka barabizi yuko yageze inyuma ya filime ahita aba wa wundi we. Nyeka impamvu ababyeyi banga ko abantu bajya muri filime ni ngakura babona mu buriri n'iki byose bati burabira bintu baba babikoze. Nanjye burya ntaraza muri filime ntabwo niyumvishaga neza buryo kibira bintu bibaho ese niba ari byo ariko maze kwinjiramo muri filime neza nyine narasobanukiwe namenye yuko biri ari muri filime biba byagera nyuma ya filime ugasubira mu buzima busanzwe. Yego ugasubira mu buzima busanzwe. Uyu munsi ndumva nshaka ko dusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu twaganiriye byinshi tuzanaganira n'ubutaha ariko niki wabwira abafans bawe? Ikintu nabwira abafana banjye kudukurikirana filime dufite iri hanze ya Sinamenye. Sinamenye rwose bakomeze bayirebe bayiteho ni filime iri kubikora neza kandi ibiri imbere nababwiye ngo nibyo bikomeye kurusha ibyo bamaze kubona ibyo bizabinjiza muri minute ya filime kandi bakunde filime nyarwanda. Kwa gukora twa video turi twa comedy tutavuga warabiretse cyangwa warabikomeje? Ndacyabikora nako ufite chaîne yayo ni Kubamo TV naho barebaho subscriber chat byose na like komateri babonye aho bitagenda TikTok naho ni Kubamo TV na Facebook Kubamo TV donc ni bongo tu byose. Umuntu agize nk'iyerekwa dede yakubona ati agize nk'iyerekwa kwisuse kasi witutekereza bari kukwambika impeta ariko byabitwaye byaba sawa cyane. Agize ugize iyerekwa yambonera muresha @desmi Instagram Snap na @desmi ya na Facebook WhatsApp 078 nabyo ushaka nacyo ngenda ndaza kuziba hagize uwumva ashaka kuba yakira nk'inama ashobora kuri WhatsApp kumamagara kuri 078 500 17 43 WhatsApp nkoresha 073
urayibagiwe ntabwo ushaka gutanga WhatsApp yawe nakubonye ngewe nabibonye nzayibaha ngenda yigira dede tugane ku musozo okay dusatire umusozo w'ikiganiro cyacu abantu badukurikiye babwira ijambo rimwe dusoza ikintu nababwira ni dukurikirana kuri sheni ya Sinamenye TV Sinamenye Media ni Ishyaka Media ukorera ahantu utazi ni Ishyaka Media nzabikata umuntu okay ni ukudukurikirana kuri Ishyaka Media babo Bongo TV ubundi ibintu bikagenda neza gukurikirana filimi nyarwanda ziraryoha ni nziza kandi wazirebye nta n'izindi filimi wakwifuza kureba bagende barebe ukuntu uzi gusomana neza nyine byiza cyane ndakunda love you nguri mu bantu bazi gusomana neza mu gihugu aho soma abakunzi bacu sibyo abakunzi badukurikirana ndabakunda cyane ngo baha kibizu